Ntucikwe. Subscribe to DS Connect TV. Iyi ni Connect TV, nge amazina yanjye ni Alex uzike nkuko bisanzwe. Reka rero ntangire mbasuhuza, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ni ukuvuga ngo abari muri Afrika, bari Amerika, muri Aziya, aho muherereye hose turabashuhuje. Imbere ya kamera za Connect TV murahabona umukobwa mwiza hariya, turamusaba ngo abibwire mbere yuko dutangira ikiganiro. Ushobora kwibwira abadukurikiye? Murakoze cyane. Amazina ni Joncer, umukobwa wanyu. Ndi umunyarwandakazi, ndi umuhanzi. Urakoze, ariko ntabwo watubwiye niba wubatse cyangwa oya, ntabwo ndubaka ariko nabyo bizaza. Cyangwa biri mu nzira? Yego, biri mu nzira. Okay, urakoze cyane. Utubwire uko uri umuhanzi, ese uririmba gospel cyangwa ari babyita secular? Uririmba izihe? Byose. Okay. Yego. Mu buhanzi bwawe se mubona bigenda se, harimo agafaranga, ubibona gute? Ugiye kureba iyo utangiye ikintu ntago ureba ku mafaranga ahubwo ukora ikigushimisha, ariko aho ngejeje ubu ngubu mbona bigenda. Twibagiye no kubwira abantu ko duherereye mu gihugu cya Denmark. Nawe uri hano muri Denmark. Ese hano muri Denmark ukurikije n'ibijyanye n'ubuhanzi, ubona abahanzi hari ibibagora cyangwa se ese haba hari imbogamizi mugira muri ibihugu by'i Burayi cyane cyane hano Denmark duherereye? Imbogamizi zo ziraboneka hose, ariko nyine na hano naho zirahari ariko ntibikabije cyane. Ubu ngubu dusigaye dufite ibyatugoraga twarabibonye muri make. Ni ukuvuga watubwiye amazina, ariko hari izina ry'ubuhanzi waba ufite? Ni Joncer. Ni ukuvuga iyo umuntu agiye kuri YouTube ugashaka Joncer bahita bakubona? Ubundi akenshi wandikamo Joncer official. Okay. Nyuma rero yuko Joncer atubwiye imbogamizi bagira, cyangwa se niba ari batubwiye ko hari imbogamizi mugira, ni nk'ibihe bibagora muri make? Okay, ugiye kureba nko gushutinga ama videos, hari igihe ukeneye nyine nk'abantu wenda runaka benshi. Bijya bigorana hano kuko ntago ari abantu benshi nyine ubona bumva ikiri mugiye kuririmba. Nyine bashobora kuba bakora nk'ibyo uri kubabwira, kubera ko iyo umuntu yumva indirimbo amagambo arimo anakora n'ibyo ushaka. So nicyo kiba gikunda kugorana cyane. None nk'abo bantu iyo uri gushutinga nk'indirimbo, wenda nk'abo baba batari kumva ibyo bavuga, ese ubona n'abazijyamo cyangwa se iyo uri nk'abano bantu wenda ushaka nko gushira mu ndirimbo zawe, birakorohera kugira ngo ubone abantu nk'abo? Ugiye kureba bavuge ikinyarwanda ntago bahari ari benshi pe, ariko nyine nk'abo bandi nyine uhura nabo muzanye abanyamahanga, ugerageza kumusobanurira ibyo mugiye gukora, akaba nawe nyine yagufasha bitewe n'icyo wamusobanuriye. Cyangwa wenda hari, kuko ndabizi dufite inshuti nyinshi ziba ziva mu Rwanda cyangwa se muri Kongo, mu Burundi, nabo baba bazi ibintu nk'ibyo. Kuki utabegera wenda ngo babe bagufasha, cyangwa urabegera bakanga? Ugiye kureba ndabegera, ariko ntago ari bose baba bashaka kugaragara kuri kamera. Nicyo nyine kigorana. Ntago tubona babandi dushaka gukoresha. Ariko nk'umunyamahanga we uramubwira akakumva, kuko bo ntago bagira, sinzi wenda nimba ari umuco cyangwa we bumva ko ibyo muri gukora wenda atari bijyanye n'umuco wacu, ariko biragorana cyane. Ndakumva biragora. Natwe iyo turi gukora bino biganiro hari igihe tumara igihe tutabikora kubera ko tuba twabuze abantu duha ama interview nk'aya, kuko abantu benshi usanga
batinya mugani kujya imbere ya kamera. Ubwo icyo kibazo ndacyumva kabisa, ikibazo mufite. Ahubwo wenda ikindi nakubaza, ese hari connection z'abandi bahanzi baba ufite wenda bo mu Rwanda cyangwa se muri Afrika muri rusange? ujya kureba abenshi bafite ama connection zabo, ariko ntago ari cyane kuko ntago mbonana nabo cyane, ukumva nizo ubu ufite so ni rimwe muganira bisanzwe n'iki, wenda mukanagirana wenda ni na gahunda ko muzakorana indirimbo, ariko ntibikunde ko mutari hamwe. Ariko bizagenda biza. Niba utembera mu Rwanda se nta kuntu wenda nk'abo bantu muba muziranye mwakorana n'amakorabo ku buryo ubuhanzi bwawe nawe butera imbere? Nabyo nyine biri muri gahunda, ariko mba numva ko umuntu akabanza akareba hagejeje. Burya none gukorana n'undi muhanzi wamaze kumenyekana, bamenya we n'ubundi we nubwo bakubona, ariko ntabwo ugera kuri rwa rwego nyine rwiza n'ubundi washaka, kandi ushobora no kuba wenda wa spendinze too much. Ariko nk'iyo wamaze kugira icyo ukora ukamenyekana, niyo ukoranye collabo n'uwo nguwo uzwi, hari umusaruro ukuramo. Njye niko banumva. None mu rwego rwo kumenyekanisha ibihangano byawe ubicisha mu zihe nzira? Se hari ibitaramo wenda ukora hano muri Denmark ku buryo abantu bavuga ngo Joncer turamuzi yakoresheje igitaramo kiritabirwa, cyangwa se hari ibyo wari wategura ku buryo wenda abantu babyitabira baje kugushyigikira? So far ntago ubu ngubu nta gitaramo nari nakora. So like ibihangano byanjye byose biba biri kuri YouTube. Ntago nategura kuko mba numva ko nyine ntari nagira wenda nk'izo ndirimbo zahagije zo kuba nakora igitaramo nyine ku buryo abantu bidagadura ku mwanya uhagije. Ariko nabyo bizagenda biza, nabyo biri muri gahunda. Hano muri Denmark watubwiye ko binagoranye no gukora izo ndirimbo. Ese ubona mu buryo bukoroheye wenda nk'ama studio ukoreramo cyangwa se nk'abantu bagushutinga, ese birakorohera muri ubwo buryo? Actually nkorera muri Future Record Studio. Ibo bimfashamo haba ku mastering indirimbo zanjye no gushotinga. Ariko wenda amabeat ahubwo nibyo biba bigoranye kuko ndabanza nkohereza mu Rwanda bakajya kuyakora bakabona kuyanyoherereza. Future Record bikuvuze ikorera hehe niba atari ibanga kugira ngo twese tubimenye? Nanjye hari igihe ndirimba urumva wenda nanjye najya njyeho bakankorera rimwe na rimwe. Biba hano mu majyaruguru ya Denmark muri Orbo. Ubwo address nayo yishaka umuntu yayiguhereza. Ubwo nayo ubwo reka abazabikenera bura bazadushaka cyangwa se bazandika muri comment kugira ngo wenda nkushaka gukora indirimbo ku buryo yagira ubwo azatunyuraho kugira ngo tumurangire nyine. Ubwo rero watubwiye buri kintu cyose, ariko ntago hari nk'ubu uri gutekereza akavuga ngo ese ko watubwiye ko ari umuhanzi cyangwa se akaba anafite n'amatsiko y'ukuntu aririmba kuba ko wenda ntarajya kuri YouTube ngo ashake iriya zina watubwiye abona ibihangano byawe, ugasanga wenda afite amatsiko akavuga ese nta kuntu yaturirimbira ngo wenda twumve ukuntu aririmba? Sinzi niba waducishirizaho gake akapela wenda uko zaba ziri kuri YouTube cyangwa iyo ushaka iyo iza mbere mu mutwe wawe. kamaririmbire Marayika kuko ni nayo ya mbere yabanjeho. Kuva waza mu buzima bwanjye narahindutse sinkiri wa wundi, namenye gutandukanya icyatsi n'ururo, ubu sinabona ishita mbango ntenurwo nambaye no. Mbega byiza. Ubwo rero abari bafite amatsiko banyarukira kuri YouTube channel ye ya Joncer, barazibona zose. Wenda tugana ku musozo in Diaspora TV,
hari benshi usanga bafite ubwoba bwo kujya kuri kamera kugira baze bakore nk'ibi biganiro kugira basangize abandi impano bafite. Abantu nk'abo wababwira iki? Ni kamera ntacyo yagutwara rero ni karibu. Tuba dukeneye kumenya byinshi, hari ibyo mukora byinshi abandi bantu baba bakeneye kumenya kandi tukabimenya muri mu rugo. Rero ni byiza ko muza kuri kamera twese tukabigiraho tukanamenya n'ibyo mukora. Watubwiye ko ukunda kujya mu Rwanda. Ujya mu Rwanda nk'inshuro zingahe nko mu mwaka cyangwa se mu myaka ingahe? Mu mwaka ni 2. Ni ukuvuga iyo ugiye mu Rwanda uravuga ni ukuvuga uba uvuye hano Denmark, uba ukumbuye nk'iki iyo uri gupanga, iyo uri kuvuga ngo wenda mu cyumweru gitaha nzajya mu Rwanda, ni iki kintu cya mbere utekereza uzakora ugeze mu Rwanda? Kurya ibinyomoro. Ukunda ibinyomoro? Ubikundira iki se? Birandyohera tu. Okay. Nta handi hantu wenda ujya usura iyo ugeze mu Rwanda, tuvuge nk'amamize cyangwa se n'amaparike? Ntinya ibikoko rero buriya. Kubera iki? Ntabwo nasinzira. Ndabitinya. Kubera iki se? Sinzi nyine tu, nabigerageje ariko ubwo nyine byaranze. None nasinzira ibyumweru bibiri. Okay. None ukora iki iyo ugezeyo? Mfite imiryango akenshi usanga ndi mu mafamiye. Ariko ntabwo nkunda kuhatinda cyane, nkunda no kujya muri Uganda. Okay. Reka noneho iyo ngingo wenda tuyiveho, nkubaze ku bijyanye n'urubyiruko hano muri Denmark. Uko ubona urubyiruko ndetse wenda ruba rwaraturutse muri Afurika iwacu, ubona mu bijyanye no gukunda igihugu cyangwa se gukunda aho baturutse, ubona biri ku ruhe rwego kuri wowe? Turebeka nihere kuko nanjye ndi urubyiruko. Mba numva nta heza kuruta iwacu. So rero niyo mpamvu nibona nyine umuntu agerageza kuvuga ururimi rwacu, ntabwo tuba dushaka kurwibagirwa. Ni nacyo kikwereka ubundi iyo umuntu akunda igihugu cye n'imvugo yaho ntabwo agomba kwiyibagirwa. So niyo duhuye hagati yacu ntabwo dukoresha n'ubundi ikirimi cy'abanyamahanga, ahubwo dukoresha ikiwacu. Nicyo kikwereka ko like turacyabifite ku mutima n'ubwo bwose twaba turi hanze nyine mu mahanga. Bitumye ngira amatsiko yo kubaza ikibazo ntakubajije. Umaze igihe kingana iki hano muri Denmark? Ngiye kumara imyaka 8. Okay, imyaka 8. Okay, ni byiza. Ese ubona urubyiruko hari motivation baba bafite iyo kugira ngo bakunde iyo bava, cyangwa ni kwa kundi tubabona mu muhanda tuwamubwira ibyo wacu ukabona yarigize ntibindeba? Buriya rero ntago wabimenya nyine mudahuriye nyine kuri cya kindi cy'umuco n'ubundi kibahuza nk'amwe. Wenda kenshi ushobora guhura n'umuntu wundi usanzwe mu muhanda ava mu kindi gihugu still ntakwereke ko bimuri ku mutima ko ari igihugu cye cyangwa se ibiri mu gihugu cye bimureba. Ariko wenda mwaba muhuriye nk'ahantu nyine rusange ibiri kuhabera bikaba ari byo bikwereka ko n'ubundi igihugu cyari cyagifite ku mutima. Impamvu nari nkubajije kino kibazo nuko uru rubyiruko ufite inshuti zitandukanye, nuko ziva mu bindi bihugu ariko ufite n'iziva mu Rwanda cyangwa muri Kongo n'abarundi tuvuga ururimi rumwe. Iyo muri kuganira wenda hari igihe muganira ku bijyanye n'ibyo muri Afurika, ubona wenda kwa gukunda Afurika, gukunda iyo bava, wowe ubibabonamo cyangwa wenda byandi byo guhendahenda? Bibarimo cyane kuko niyo muri kubiganiraho nyine bumva ko bashaka ko mukomeze. Ntabwo ari byo bintu muganiraho nyine ngo birangire, ahubwo mushaka kujya deep nyine mumenye niki kiriyo. Ariko hari abandi ubona bameze nkaho bari ntibindeba. Ashobora kukwereka nyine nibyo nakubwira, no kukwereka ko ntabyitayeho, ariko hari aho musanga. Uranye namaze kumenya ko mbega ikigero cy'umuntu arimo, iyo ahuye n'ikigero like abantu bari mu rugero rwe, iyo bahuye bakaganira ibyo wabo barumvikana kuruta uko wenda yahora n'undi muntu umurushaho imyaka ngo babyumvikaneho. Nk'ubu ngubu wenda nshobora kukubwira, wenda nshobora gusanga nk'umwicaye nko mu rugo uri kumwe wenda n'umubyeyi
muri mu myaka 20 na 30 mwaba muganira ibyo muganira twebwe ntago ngewe ndi butindeho cyane ariko nimpora n'ubundi uri mu myaka yanjye turicara nubwo bwose tuba tutazi byinshi ariko wenda nk'ibyo bya music industry wenda nk'amafilme dushobora kuganira nyine tukavuga ati okay ahangaha baracyari hasi hano bari ku-improvinga nyine like tukabiganira tukabitindaho wenda ntitumenye ko wenda turi kuvuga ku iwacu ariko nibyandi nyine bikwereka ko bibarimo dusoza ni iki wabwira abadukurikiye kuri Disconnect TV? nabakangurira gukomeza kureba Disconnect TV kubera ko ituma twegera bene wacu tukanamenya n'ibidukikije n'abo duturanye uko bameze. Naho urubyiruko wenda batitabira nk'ibiganiro byacu cyangwa se batareba n'ibi biganiro byacu wababwira iki? Bari gucikwa. Hari ibintu byinshi biri kuba nabakangurira kureba. Muze murebe hariho byinshi. Ubundi muzigira tukungurana ubumenyi. Niyo intego yacu. Yego. Urakoze rero reka tugushimire. Yego namwe wakoze. Sawa.